Bakunzi b'u Rwanda Twifuza TV, reka mbasuhuze mbifurize amahoro y'Imana. Ni ngewe Tonetse nk'ibisanzwe ugira ngo mbahe muri zimwe update zikomeje kutugeraho. Ntago ibintu byoroshye nk'uko nagumye kubisobanura, kandi babwira nti nyaboneka abari mu gihugu cy'u Rwanda murabe maso, mugerageze murare mwambaye kandi mukenyeye, kuko icyo kari agatsiko ka FPR kagiye gukurura karagifatisha abiri, kandi ntabwo bitinze rwose. Ni mwambare mukenyere nk'uko nabivuze, itariki yamaze kugera, kandi ibikorwa bishoyemo by'ubukozi byo kujya kwica abantu, gukora jenoside muri Congo birabagarutse, kuko akebo kajya iwa mugarura. Ntabwo byoroshye, kuko iyi saha iyo ari yo yose ingoma ya FPR yahirima. Ntabwo ari igitangaza, kuko bakoze byinshi. Nyemerera nimba utarakanda kuri subscribe ukande kuri subscribe, kandi wibuke gukanda kuri like ndetse usharinge ikiganiro, uba ukoze neza cyane. Reka duhere ahangaha bita Nyanzare hano muri Congo. Nyanzare yamaze kubohozwa, ndetse yose ubwo hagabwaga ibitero cyangwa hagabwaga ibitero simusiga, hakoreshejwe imbunda sabasaba BM ndetse n'indege drone, handi ku bufatanye bwa FARDC, Wazalendo ndetse n'ingabo zose zagiye gutanga umusada wa Tanzania na South Africa. Ibyo byose ku bufatanye hasi mu kirere, bongeye gukubita umwanzi ndetse abura ahajya. kandi niko amatangazo RDF mu mutaka wa M23 ikomeje kuyasohora, ngo bari kwicwa, ngo bari kubakurwa. Ese bagiye gukora iki? Ariko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ntago ari Nyanzare gusa, ahitwa Kibirizi ndetse na Rwindi ntago naho byoroshye. Iyo mihana yose uyu mugoroba batatse ibirindiro 4, nanone babyatakiye rimwe. Uko ejo bari batatse ibirindiro 7 diregite, bagahita basohoramo RDF M23 muri uwo mutaka. Uyu munsi batatse ibirindiro 4, ibyo byose nabyo bamaze kubisohoramo. RDF ikomeje kwiruka ishwiragira mu mihana cyane rwose. Kandi ntago biruka gusa, nabwiye ko bazanye n'abacanshuro, babandi bagiye kugura, kari agatsiko kagiye kugura, ndetse bikavuga ko bamwe ari babandi Kagame yajyaga hamabuye, hanyuma noneho bakaza gukora, ariko bashaka kugira ngo batsembe abaturage muri Nord Kivu, kugira ngo bose bashire, haze gutura bampatse ibihugu. Ubwo rero niyo mpamvu mwagumye kubona hari abazungu bagumye bagafatwa mpiri matekwa, baraje kurwana muri M23, nk'uko kariya gace bashaka gutsimbamo abaturage bose bahatuye. Hanyuma Kagame n'abambari be, cyangwa se FPR n'abambari bayo, bakajya kubatuza hariya. Ntabwo byaje kuborohera rero, baje gukubitwa, ndetse bamwe baza gufatwa amatekwa. Ubu izo pozisiyo enye nazo zamaze kubohozwa, kandi mbabwira nti akari inyuma kari guhinda, ndetse icyoba cyinshi RDF yazamuye abasirikare hano ku mupaka wa Rubavu Busasamana, baruzuye. Bugeshi bamaze kuhadeployinga benshi cyane. Aha hose ni ahantu hamaze kugera abasirikare, ndetse no ku Kivu bamaze gushyirayo RDF benshi, kandi iri joro hamaze kwambuka abandi RDF. Amakuru tumaze kumenya nuko hamaze kwambuka abasirikare bagera muri 300 bamaze kwambuka iri joro, bakaba bambukiye hariya rwose diregite hano i Rubavu, bambuka bajya muri Congo ku mugaragaro. Ubwo rero abakongomani nyaboneka mube maso, kandi mukomeze muhagarare, kuko agatsiko k'amabandi igihe cyose katari kabona kasizweho kavuye, karacyakomeje kuza kwiyahura muri Congo. Ese abanyarwanda barapfira iki? Bararwanira iki? Nongera gukangura abantu muri RDF bumva aka kanya, mugerageze mwitandukanye na RDF, mugerageze mwiripotinge, cyangwa se mwitange mu ngabo za FARDC ndetse na Wazalendo, biteguye kubakira, mwere gupfira ubusa. Kuko nk'uko nabivuze, cyangwa nk'uko ubuhanuzi buvuga, cyangwa indagu z'amagane na nyirabiyoro, nta muntu wigeze wambukura umupaka ngo agiye kurwana muri Congo uzasubirayo, kuko ubutegetsi bwa FPR buri mu marembera. Munyemerere mbasezereho, kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Mwibutsa gukanda like ndetse na subscribe.
mwakoze cyane mwese naho mu yandi makuru. Ndetse iri joro intambara ziri guhana inkoyoyo hakurya y'umupaka birwana inkoyo, ariko abari guha gisirikare b'u Rwanda bagerageza guhunga, RDF iri kugerageza kubasubiza inyuma kugira ngo bagwe muri Kongo. Ntabwo ibemerera ubuhungiro nk'uko Kagame yavuze ko nta muntu azigera acumbikira uvuye muri Kongo. N'abasirikare bavuga ko batazigera bemererwa gusubira inyuma ngo baze guhungira mu Rwanda, bagomba kugwa iyo bagiye, kugira ngo abeshye ko ngo atari wateye ngo batazamutera. Ariko uko byagenda kose nta kizabuza abayuda gutabarwa. Intambara igomba kurangirira aho yaturutse, ikarangirira ko wayishoje nawe ikamukura mu nzira, ndetse abanyarwanda bakabona amahoro. Ntabwo abanyarwanda bagira amahoro FPR itarava ku butegetsi. Nimara kuva ku butegetsi, abanyarwanda baziruhutsa kandi bazishyira bizane, ndetse amahoro n'umutekano bizagaruka. Gerageza nawe utange uruhare rwawe n'umusanzu wawe kugira ngo twibohore iriya ngoma karinga y'amashyi.